ishobora kutwemera uko turi. Ati ndetse no mugabo uvuga ngo urakunda cyangwa ukunda abandi bantu ntago yakwemera uri Madame Samaki ngukunde. We ngo winyegera wizana ntago nkureba ntago nkureba yagize ngo nuko umukobwa yambaye busa nayo wamuginga witwara gutyo mu nzu yuzuye abagabo ngaho nta kintu witwayo uba mu nzu bana abagabo barangiza kandi uzajya uva mu nzu ukajya ugaruka gutyo gitaraganya byaro ya siko nari nsanze ise mbere yuko yinjira mu rugo ajya abanza kumanga sasa kino gisore cyajanje gikunda kera gakobwa sasa kiri kwibaza tumunsi bano basore bagiye binjira kura kigasaka arako bakambaye ubusa mugimanza mukomeza kumbaza ibyabaye muri Espagne impamvu atabyibuka za Madame Samaki uyitubasha kumenye ko ari ukuri za Madame Samaki yo ziri mu mazi niyo yaba imwe iri mu birometero 10 ikimwe itekereje indi itikimenya kare ukuri cyangwa se kibayeho ati abantu hano ntago babeshya cyane gusa ahubwo buri uko bafunguye umunwa barabeshya ikiremwa mu gisanzwe buri uko gifunguye umunwa kiba kigiye kubeshya ntago ari ukubeshya gusa sinsomera kira cyapa cyamaza kiranditse ngo hano telefone kuyikoresha n'ubuntu kubundi 저기 과연 사장님이 진짜 umugabo aravuga ati ni gute boss yatanga ibicuruzwa bye yagabanije 100 kurindi mbega bisa nka ari ubuntu namubwira ati kira cyose ni ikibwira ngo twatanze discounting ngo ni 100 kurindi n'ubuntu ntago biba ari ubuntu bababeshya ati ni mpamvu usanga umuntu agiye mu iduka gwa ugasanga umuntu arabwira ngo iyo myenda rwose niweho yaremewe hano hano kuri isi wageze ijambo ndagukunda ijambo kugukunda ni ijambo risanzwe rekamagare ku iduka runaka umva ukuntu ijambo ndagukunda hano bariciye amazi ijambo ndagukunda umuntu ari vugira igihe ashakiye uhamagara ku kigo runaka mugiye kugira ngo bagwe service nziza bakakwitaho kubwira ati mukira mwiza ndagukunda urakaza neza ntaga bagukunza bagira ngo gusake none se ko numva bigoye ni gute wamenye ko umuntu akubeshya ko numva bitoroshye sasa ino Madame Mugabo nako ino Samaki gabiri hano imaze kumenya ko ikirimwe muntu kibisha usigaye ujya kwinjira hano bagahita bakubwira ati urakaza neza mukira turagukunda n'ubwa mbere bakubonye bagukunda bati bakunze izo no tuzanye agari byo uziko nanjye nibutse ko buryo ndangije filime mbivuga ngo ndabakunda cyane nukuri nanjye nagari byo ati wa mukobwa kugira ngo umenye ko umuntu akubeshya iyo umuntu ari gukubeshya yirinda kumuhuza amaso abareba hasi areba gusa kugira ngo akwemeze neza ko ibyo akora bizara ukuntu yifata gutya agahuza amaboko maze ubundi agakorera mu maso akobwa kasiha uyu munsi none yagasuye nta kintu yakabwa urebye kano ino vase ni yakera shushanyijwe kera ndetse ko ari muri byabe byaba Johnson ari gihe kera kure bayitaga Johnson cyashushanyijwe kera amapantaro ataravumburwa ariko wagishushanyije yashushanyije Madame Samaki ashushanyaho n'umusore mbega ni nko kubwabarwa bugira kera cyane ariko ugasanga hariho inkweto agakweta umuntu yambaye n'ipantaro yazinze ibintu byabereye muri Espagne Madame Samaki musanga mu mazi najyaga ngira inzozi zikancanga atari ku uyu munsi ubwo nazaga gukora kuri iriya vaye niko muganga yatangiye kumuvura mubwira muganga kugira ngo ufashe kwibuka arabanza kuryamisha akaguturisha akagukontorora ubwonko aramubwira ati subira byose byatangiriye turebe nimba ari bashe kwibuka kugira ngo atekereze ibyabaye muri Espagne yatangiye ahubwo noneho kwereka iki ibyabaye muri ya myaka yo hambere wa musore basaga uragorana dore turi saa moya n'igice ngo sambira bari hano kumbe no kugira ngo atajya kubura na wa musore ingiye mu mujyi njyanye tuno tuntu ngo batunguraniremo amafaranga ni yamabuye y'agaciro yamari cyakwiburira ni igisambo kibyemo kamwe kibyemo ibori imwe ntago cyamuhereza kandi iyo udafite umuntu mukundana waje kureba ngo umutima urahagarara burundu yabura gatongo ugere kwiherezo umutima yarabura gatongo uzagagare ko umukunzi wanjye azangarukira kankunda ariko nago byigeze awe impamvu uriya musore atarakurakarira nga gute nuko wamwibagije kuri Madame Samaki wamuhanaguye ubwonko aramutse amenye kuri no kubutaka nawe umutima uzagera hugagare kuko akabwira ati nanone nsubiye mu mazi ngo mbe muzima nabwo nababara najyanirwa uzavuka ndi umuntu mu buzima bw'ahazaza sasa bano banyazi bagira icyo bita reincarnation nicyo biziriramo ko iyo umuntu apfuye nkanjye ngapfira hano nabangiye kuzima ahubwo mba nzongera nkavukira handi hantu kandi nkavuka nsa kwa kundi hagarare sasa umukobwa natangiye kwibaza igihe umutima we uzamara kugira ngo uhagarare ngiye kugira ubwoba ati wingirire mu telefone wa mugabo ninde ni rwama Dayanga nirwo rufite telefone dore ngo urasubiza mu izina ryandi rya wa mugabo wakoreraga papa wa Janje wamwitagaho umwe rwakoresheje impanuka ruri atangira kwibuka karamagambo yabaza gura musore atese umutima wanjye uzamara igihe kingana iki utaragagara uko Madame Samaki igenda itinda ku butaka bwacu niko umutima ugenda ugagara ku buryo igihe kigera umutima ugakwama burundu katurori wewe uzamara uzakimenyera nanjye kugiye nzamara nubona mpfuye uzamenye ko nawe igihe maze kwisi ngapfa aricyo nawe uzamara kuko n'umusore umutima umaze igihe esha telefone wa mugabo rukandikira Janja ati maze iminsi nari naha atariko ningaruka waba ufite nagarutse waba ufite akanya ngo tuze kubonana ati wenda reka tuvuge kutankunda muri iyi minsi ariko se nashaka kubaza waba ufite imipango yo kuzankunda wenda umva ukuntu ahita musubiza ati nta gahunda mfite yo kuzagukunda byiburaga ko bakagira ngo kumve ko Janja yaba afite gahunda yo kuzagakunda
kumve ko byibura nubwo kakiri kuri isi umutima uri kugenda ugagara igihe kizagira kagakunda umutima ukongera ukamera neza. Janja kubera kwiyemera yese akabwira ngo nawe nzagukunda kandi wabwiye ati umuntu ari kukubeshya yikora ku matwi amenya ko umusore amubeshya ashobora ko ati buriya umugabo nta kintu atakorera umugore wita kuri mama we. Buriya abagabo bakunda umugore wita kuri mama we cyangwa umukobwa wita kuri mama we kuko nabashaga kwita kuri mama we neza. Nicyo banga nakoresheje kugira ngo umusaza wankunde nuko mama we namwitagaho. Buriya musore wiri gushyira ibiryo ngo urebe ko yagukunda ubwo ni Janja bari kumubwira kurema amakuru kumbe dore mama wa Janja bari kubaza akora mu rugo rwabo. Kano gakobwa kasira kari kwifuza kubona mama wa Janja ngo gatangire kamuheke yakamwiteho bizatume Janja gakunda. Kumbe icyo katazi mama wa Janja ni umukozi ukora iwa katazi kari mama wa Janja kandi ngo kari kwifuza kubona ngo ujye ikinyabupfura n'imico ku bantu mubana mu nzu. Umugore woza ari wo mubakira akaza gukora akazi ko mu rugo ababona bano bose ntacyo bamurusha nayo yabibayemo. Ntatijya kubabwiza ukuri nubwo wenda umuntu nshaka kwandikaho imitungo yanjye nkamusigira umurage nubwo yaba adahari ariko mpfa kuba mfite ibyangombwa by'inzi n'aho atuye ibyo birahagije. Uti atangiye kuba yashaka ukuntu yandika imigabane ku mwana we Janja nubwo Janja atari kubona muri iyi minsi ariko abamwanditseho imitungo ye kandi ibyo nibyo mukase wa Janiriye arashaka gufata imitungo hafi ye yose akayandika ku mwana we hewe Janja imiki isigaye akaba ariyo wenda yakugabanya n'umwana wawe. Iyo uri imbere ya Janja hari uburyo uba wiriyemo ukajya usubiza udusatsi inyuma ibyo nanjye narabivumbuye narabibonye. Iyo uri imbere ya Janja urirya jya winywesha unywa gatonyanga wiriye kugira ngo umusore agukunde sibyo. Ibyo nabyo narabibonye ni tekinike zo kugira ngo narabibonye narabigushishije nanjye nsigaye mbikora. Mbwira ibindi ntazi mbwira andi mabanga wakoresha ngo umusore agukunde kandi gira vuba. Kandi nawe ntabwo yambwire vuba kuko ndagira ngo jewe Janja nanjye nkunde. Janja nawe ndamukunda ndagira ngo nawe nkunde nawe ukazi kubeshya kumva akabwira nawe akunda yewe Janja gira vuba mbwira ibintu byatuma yewe Janja biroroshye kuba yagukunda wumve kandi ko akunda yewe Janja. Madamu Samaki tangira kumukaba yamwiziritseho babana buri munsi amubona kumbe kari kugerageza kugira gute kari kumubeshya kugira ngo kamuce kuri Janja. Ati yewe Janja ukomeze kumwizirikaho mugendana iruhande muhorana mubana mu nzu agira akakurambirwa bya byiza yewe Janja umugiye kuri kumbe kari kugira ngo kabatandukanye. Ariko Madamu Samaki kamusoma bayibwiye umuntu ubeshya uburyo yitwara nama wari kuyingira utari kundeba mu maso uri kureba hasi umbwira ngo hewe Janja muvi iruhande ngo nibwo azankunda. Umbwiye ngo hewe Janja kugira ngo nkunde ngo nje muhi umwanya mujye kure nibwo azankunda. Ubu ngiye gukora ibitandukanye n'ibyo mbwiye kumuvira iruhande dore yugara babara nawe akunda Janja nyine nta kibazo nimba utaragira gahunda yo kunkunda ndaza guha akanya yo kubitekerezaho ariko turabanza tujyane mu isomero. Atinze umusore yaje mu isomero ku ruhande aza gusoma ku gitabo ya wa musore yatangiye gutekereza aryama karota witwa Kim Damuryongo wandi wabayeho kera basaga. Wa musore wa kera nanone witwaga Kim Damuryongo uri abari gusomaho inzozi yabaye mu myaka no musore ngo yajyaga agira inzozi yapfuye ariko ngo akazongera akavukira mu bundi buzima bw'ahazaza. Mbega mu myaka yazaza mu hazaza muri future nizo nzozi yajyaga agira cyangwa se nibyo byabaye nibyo biri nguyu nawe ahari ahahise akongera bira byazaza akongera akabibona umuntu ari kumusoma y'igitabo akongera akibona nawe ahazaza ari gusoma igitabo. Uriya musore muri library ari gusoma igitabo yuko ari gusoma biranga uno musore Damuryongo yarapfuye. Uyu nguyu nawe ahari Damuryongo mu myaka yashize yari aho yabaga ari yagiraga inzozi akarota ari umusore uzaba uri muri library kumusoma y'igitabo avuga ngo ku myaka ya 27 mu kwa 12 azapfa. Ese mwabonye black box sasa zira modoka zo hanze zateye imbere usanga aribo black box ku buryo icyateye impanuka cyose murakibona mukaki